marene wanjye wa mbere uwo muri dote kuko nakoreye ubukwe dote yabereye mu Rwanda ubukwe nyine bubera inahangahe marene wanjye wa mbere nyine bamwibuka wo muri dote je nararyamye nijoro ndamurota. Uramurota uko nuko urota isura yiwe cyangwa warose Imana yakugendereye mu nzozi? Narose marene habura umwaka ngo nkora ubukwe. Habura umwaka ngo nkora ubukwe. Ndamurota sinavuga inzozi narose nyine zose ngo ibiki n'ibiki kandi mu by'ukuri wenda umuntu abaye marene uyu munsi yabaye marene bikarangirira wa munsi hahandi abo bamarene barahaba je bo mu marene namugeranye n'abamarene bagiye bitwa ngo ni marene y'ifoto atari wa muntu wenda ukurikirana umwana washatswe uba winjiye mu bundi buzima bushasha ibyo utazi ibiki n'ibiki ubundi bavuga ko marene ni umubyeyi wawe niyo mujyanama wawe wa mbere iyo umuntu akwisanzuye ukuntu byari byiza nyine uhita wumva nawe wakwate uyu mwana rwose. Ariko rero abamarene muzamworohera abakobwa namwe bakobwa mujya mugandukira abamarene wanyu. Je nka marene wanje man wasungwa n'imbuto gwamukuyeho musoromye. Shalom shalom bavandimwe muraho neza mumeze mute? Turakege tumeze neza. Ni Mama za Mutimike Betty kubatamuzi twagarutse tuje nanone mumeze gute? Kege twari tubakumbuye twongeye gushima Imana yaturinze turashima Imana namwe yabarinze umuherereye mwose turizera ko mumeze neza abatameze neza namwe mwihangane bizaza kumera neza. Umeze gute Sama? Meze neza. Umeze ute? Meze neza. Kunde buri body ka ukuntu ni imbeho. Imbeho? Imbeho kandi nijwi ryagiye. Yo je sinza muza ni imbeho. Izi nkubito gusa gatoya nkamangera nyine nza no kwisura nza nawo mpinduka nyenye imbeho cyane. Ni karibu turakwakiriye warabuze. Narabuze ariko nagarutse. Banza usuhuza abantu wako tubasuhuza muri iryo jwi urimo. Uraryamye urasinze uko wagira ngo tuguye kirengeti. Muraho neza bantu bacu ndabashuhuje njyewe basuhuza ku bantu batanzi ni Samaza nanjye nkaba Mariel TV niho mbarizwa. Usura cyangwa ngukunda kuba niho ubarizwa. Niho mbarizwa hano kwa Mariel TV. Ndabashuhuje cyane narimba kumbuye ariko nongeye kandi nagarutse. Mukomeze mugubwe neza. Uwacu igihe yaje hari ikiganiro je wundi yakoze nje ntabwo nari mpari. Icyambere twaragikoze turi kumwe kirasha ako kiganiro kirasha ndababara kandi urumva nari ndi bize ntari bwongere kandi ngo ngaruke gatugire twongere kandi dukore ngewe kubera ko nyine ahantu atuye naho ntuye ntabwo twegeranye. Aza kubimbwira nageze mu rugo arambwira ngo cya kiganiro nta makuru cyati cyahiye ndababara nuko Imana yarababaye. Ariko nyine nari ko tuzavuga nyine impuza ikintu cyaratumye dusa nk'abahagaritse gukora nari ko tuzabivugana turi kumwe nyine biba ngombwa ko ngewe kuri uriya munsi mutambona nuko nyine hari ibintu nyine nari ndimo byinshi bya bigize bize bitatumanze. Ariko kandi nongeye nagaritse tuzajya tubahereza ibiganiro nkuko twari dusanzwe tubahereza cyane n'ukuri. Wari wabuze ariko hagatanga mbaze nkubwire urakeye. Urakoze. Banzuta ujya wibuka gatarime twagiraga umuntu yabwira undi ngo urakeye ngo zana iki hari n'ikijyaga kwa ngo zana ijana. None rero nyanyinda kwaka iki zana ituro ry'ukukeye ijana ndaryemeye. Twagarutse rero uyu muntu wacu yari yarabuze ari topic tugiye kuganiraho ijyanye n'insanganyamatsiko. Je munsi ubimbwire naravuze bino bintu byankozeho ndavuga byanga byakunda tugombe tubiganiriza abantu bacu. Ese bigenda gute ushingira kuki ujye gufata uyu mwanzuro? Uyu muntu rero mureba hano yari yarabuze mwabantu ngo yari yabaye marene. Ako Sama ukagira bazavuga ngo nta muntu yemerwa iwabo ngo yari yabaye marene iminsi yarakabage be munsi bimubwira nyine uwo munsi nyine avuga ngo ikiganiro cyagize
Icumweru c'ubukwe sinibuka cyari icumweru c'ubukwe ariko nyine weekend iri bukurikira mugira ariko nanoga nibwo nahise mvuga yewe simboneka ati ni ibiki byageze urumva nari narabimuhishe kandi njyewe nanga umuntu nca intege ikintu kikiri kure ahubwo basi wenda wanca intege yabura nk'igihe gitoya ngo cya kintu nkigeremo ariko iyo wenda aburamo nk'igihe warabimishe narumwe nakoswe n'inkuba mw'abantu mwambwiye ngo ngiye kwa marene none se ni iki gitangaje kirimo marene niki akuza agaciro ka marene pastor se bagiye kugusengeraho uza agaciro ka marene uzi marene cari ndabizi urabizi nawe kubera ko impamvu ngo nabizi wagize marene uzi ico wagendeye ujye kugira marene uzi akamaro ka marene uzi role ya marene abatumva marene hari abamwita metron hari abakunda gukoresha urwo rurimi bakavuga ngo metron none gahe mbwira amakuru yo kuba marene mbwira ikintu ariko byari kuba byiza iyo mbana n'uriya mukobwa wabereye marene ico yashingiyeho ajya kugira marene wenda mugane icyo kintu nibwo hari kukimubaza nanjye noneho ukambaza akamaro iyo nyine bamaze kukubwirira icyizere nyine ngo ube marene noneho nyumaga ya bwa buzima bwo kuba marene ukuntu muzamubana na wa muntu wabereye marene wenda nyine oya urabanza umbwire imibanire yawe ino minsi mikeya urugendo rwawe rwo kujya gushingira umukobwa uramuganirije se urabanza umusangize nihehe ni gute bimeze hagati yawe nawe ese ubundi marene niki twaradusobanure marene niki kuri wewe marene njyewe ukuntu nza mbifata kandi ndabivuga ngendeye ku wanje uko nyine tubana ubundi marene abagiye nko kuba umubyeyi wawe wa kabiri n'ubundi niko biba bimeze aba ari umubyeyi gusa hariho ababiha agaciro hakaba n'abandi batabihereza agaciro njyewe marene mbiha agaciro cyane iyo wagize umugisha ugahura n'umarene muzima uvuze ko marene aba agiye kuba umubyeyi wawe wa kabiri none mbwira ubu ni ukuvuga ngo wabaye umubyeyi wawe wa kabiri wabaye umubyeyi sibyo uretse bari abana bawe wibyariye noneho wabyaye umuntu mukuru ukuze ugiye kugira urundi rugo rwiwe ni iki kintu woba waramuganirijeho singiye ko ngo aramuganiriza buri kimwe cyose ubwa mbere akubwira ngo nshaka umbere marene iyo shusho wowe yakiriye gute muri wowe wabyumvishije kugiye nihero ugiye gukora muri we urabona sibwo bwa mbere mbaye marene noneho wundi wabaye gute ubundi ndamumbwiye sinamukubwiye nura mu mwana wagiye ntabwo muzi beya inde isugo oya muvuga izina rimwe abantu benshi baritirana yitwa Chantal aba muri Australia yagiye muri Australia urumva sibwo bwa mbere ngiye mbaye marene yakoze marene mwibanga oya si mwibanga ahubwo iwe so ibintu byose mbivugira hano oya kubwe iwe impamvu bitamenyekanye intuza ngo nimba memory card bakoresha intuza amafoto ngo nimba uwo muntu yarayitaye byaragenze ucatwa nta mafoto y'ubukwe bagira usibye ayo ngiye nasigaranye ku ntuza ya mafoto muri telefone nabwo si kuri telefone noneho uwo mutipe wabafotoye sinzi ukuntu nyine namwandike mbonye yaratinze gutanga amafoto arangije nyine arambwira hari amafoto nyine make yampaye yo mu ikanisa ampa nayo nyine twari turimo kwifotoza atarenze mu 10 niyo yampaye arambwira ati shati burya rero nyine memory card yarahiye ayo niyo mafoto nasigaranye nabwo nyine ntiyarameze neza ariko buzuza umwaka nyine wa mbere babanye nayapostinzeho yego niyo mpamvu rero bishobora kuba bitaramenyeka icyo gihe namubaye uriya mwana wanjye wa kabiri yari akiri uruhinja nuko rero umukobwa araje kuko atigiye kumbera kubera ko ubundi uwo mwana wa mbere nabere marene nene yavuze imana nta wundi muntu nzongera kubera marene nkuko biragora cyane biragora bisaba nyine ubikora nyine ubikoze wivuye inyuma kubera ko nta kazi katoroshye aho uwo mukobwa bagushakira uragenda byanga byakunda uko byagenda kose ukabanza ukareka ibintu nuko uwo mwana uwo muntu yatumye araje arabimbwira shanda banza ndanga ndamubwira ni hoya none se icagutera kubyanga ni iki nari nzi ukuntu ari ibintu biremereye irega marene ntabwo ari ukuvuga ngo ni marene w'ifoto mbe haba ari ibintu byinshi ndamubwira ni wapi abate se kubera iki nta ni hoya
umwana mbaza no kumubeshya ngo ndabitinya ni guhagarara imbere ya ndani wapi ndabitinya ahita amwanga ngo kandi nzi ko hari umuntu abereye undi marene nuko ndangije ndabana sawa banzireke mbitekerezeho ati sawa noneho nyine mbibwira umugabo wanjye arambwira ati wowe wikwanga hari icyo se bitwaye kuba marene ati oya rwose wimwemerere ndamwemereye ubwo mbwira wa muntu yatumye ndabona okay ni sawa nta kibazo uzamubwira nuko wa mwana rero tuzaga guhura ndangije turahura nyine turaganira ikintu cya mbere nambanje kumubaza naramaje niki wagenze kugira ngo ungire marene umwana arambwira ati sha hari uko bakumbwiye ati rero nanjye mu byo nifuzaga ko umuntu yambera marene nsanga urabyujuje ibyo se yakubwiye ngo uko bamubwiye wasanze ariko uri kuri cyangwa ni ibintu byiwe yashakaga kubyosha wenda kugira ngo uze kuba marene uko nyine yambwiye nabane we bimbwiye arabimbwira kabisa mpita nsanga rero koko nyine nibyo ndabana ndanutse ko nyine namugane hari abantu banze nyine uko nyine undi uko wowe utaba wiyizi nuko gaturaganiye ndamubwiye turaganira ibintu byinshi nyine sinabibwira no kuri kamera nuko naho urugendo rwatangiriye rwo kuba marene ubu ni ukuvuga ngo wabaye umubyeyi hagati w'abana babiri urangize umugabo we muza guhura usanga se nawe byamacingaga yifuza kuba marene noneho urumva uwo mugabo we nyine gatuza guhura arangije aravuga none yiwe abanga none se niwe marene ati ko mbona se ari umukobwa yakwitaga umukobwa yenda wakubone gute iwe nyine niba arazi ko atari undi nk'umugore ukuze noneho ngo umukobwa watehe ati uyu nguyu afite abasore mugiye kungana atiye nyine we yarazi ko none abamarene bashobora kuba ari abantu bakuze wenda ariko nanjye twinjira mu kiganiro neza kugenda nshingiye kuri uwo mugabo ukuntu yabajije marene ubundi agomba kuba ari umuntu ungana gute dutandukanye marene wo bita ngo ni marene w'ifoto wa undi urabona mu gihe haje ibintu umuntu akareba wa muntu uri smart ngo uyu muntu ngo yaryoshye ifoto ngo uyu muntu ngo ameze neza ngo uyu muntu ngo yaba marene akaba na marene nyine undi uzaza agiye kubera umubyeyi abo bantu batandukanye gute nk'ukuntu uriya muhungu yakubaje ngo se ko mbona ngo ameze nk'umukobwa urabona njye marene reka njye mvuge nk'ikintu njye umuntu agomba kugendera ntabwo ugomba kugendera kuntuza erego nabyo bishobora kuzamo bitewe nyine n'ukuntu wifuza ari nk'ukuntu uzugira marene ukuze hakaba wenda hariho nk'ibintu bimwe utamwisanzuraho sibyo ariko noneho hakaba uwundi nyine ukiri mutoya ukaba wamwisanzuraho ubundi marene njye mba mvuga wagendera ku bitekerezo njye nibyo ngenderaho nyine no kubohokana tugenda urugero uriya mukobwa nubwo yari akikubona wenda yari azi ibitekerezo byawe cyane wenda ukabona umuntu urabanza ukinjira ku muntu ukabanza ukamuganiriza ukabanza ukamenya imibanire yiwe n'abandi nicyo kintu ugenderaho urumvaga imibanire y'abandi uyimenyera ku bandi wimenyera kandi kubera ko ntabwo njye yahita aza ngo mubwire ngo ukuntu mbanye n'abantu hoye ahubwo ba bantu nibo baguhamye nawe rero urumva impamvu yamisemo ni uko hari abandi bantu baje baguhamye nyine baramubwira ni uko nguko yego ni ukuri hari abantu reka tuvuge kino kintu cy'abamarene ugasanga wenda umuntu abaye marene uyu munsi yabaye marene bikarangirira wa munsi hahandi abo bamarene barahaba jewe mu marene namugeranye n'abamarene bagiye bita ngo ni marene w'ifoto atari wa muntu wenda ukurikirana umwana washatswe uba winjiye mu bundi buzima bushasha ibyo utazi ibiki n'ibiki ubundi bavuga ko marene ni umubyeyi wawe niyo mujyanama wawe wa mbere yo kugira akantu ko guca arenginga ka mbere wenda kuvuga ngo urahamagara mama wawe urahamagara bakuru bawe marene niwe muntu wa mbere ugomba kugisha inama niwe ugomba kugisha inama ariko muri iki gihe simbizi njyewe navuga wenda nagize umugisha kugira abamarene babiri ariko ni babiri Imana yaho umugisha ndabaramukije aho baherereye hose marene wanjye wa mbere uwo muri dote kuko nakoreye ubukwe dote yabereye mu Rwanda ubukwe nyine bubera inahangara marene wanjye wa mbere nyine ndamwibuka wo muri dote njye nararyamye nijoro ndamurota uramurota uko ni uko urota isura yiwe cyangwa warose Imana yakwigendereye mu nzozi narose marene habura umwaka ngo nkore ubukwe
habura umwaka ngo nkora ubukwe. Ndamurota sinavuga inzozi narose nyine zose ngo ibiki n'ibiki, kandi mu by'ukuri uwo marene wanjye twarasenganaga atarakubera naravuga ngo twari twisanzuranye we cyane, yaracecekaga pe, nta kubera ngo twari twisanzuranye n'ibingibi gusengana n'umuntu nta bundi mubano novuga ngo twari tugirana cyane, ariko nge muri iyo minsi ndamurota ntekereza ibyo bintu, noneho ngeze igihe c'ubukwe navata byanga byakunda, reka ngende ngiye kureba bya bintu narose ko byoshoboka. Ukuntu narose bya bintu ntaranamubwira n'igitekerezo cyane, nasanze bimacinga bitamugezaho ico gitekerezo, sha ambera umwana mwiza, Imana yamwinjira umugisha cyane. Noneho ndangize marene wanjye wa kabiri wundi wo mu bukwe wundi, kubera ko nyine nabikoreye ahantu hatandukanye. Imana yampaye ba marene, Imana ihe umugisha bari abakobwa b'abahinda, n'abahinda bombi, n'abahinda bombi rwose. Abakobwa b'abahinda banza ari abana beza, umuhinda wese aho ari niwe hano ukurikiye kino kiganiro yubahwe. Bambereye abana beza kugeza n'ubu nyine ngewe ba marene banjye nabavuga ko nyine ari ababyeyi. Ariko reka nkubwire, burya marene w'umuntu ajya aba mwiza bitewe nawe nyiri kumuhitamo. Gute? Reka nkubwire, hari ukuntu hariho nk'abantu bamwe uzi usanga marene we atamuhaye nk'agaciro, noneho marene wiwe nawe agati nyine wenda ukabona iwe niba yarabaye marene wa mukobwa agahita yumva ko byarangiriye hariya, noneho marene we bikaba byamutera yo kuzamuvugisha kugira ngo wenda akabona akabuzi kugira ngo buriya uzi ko buriya wisanzura umuntu bitewe n'uko nawe yakwisanzura. Reka nk'urugero rw'uyu mukobwa warabereye marene ejo bundi, tugenda urugero communication yawe nayo irahagaze, uramuramukije wenda tuge waramutse umeze ute inshuro ya mbere, bwa kabiri umeze ute, iwe atakubanza ubwo ngubwo icyo bakiri kuri nde nyine nibyo nkubwira byaba biri kuri wa mukobwa, kubera ko iwe nta gaciro yabihaye. Ngewe ko ndavuga wa mukobwa aramutse avugisha marene, ugasanga wenda nta bindi ugasanga marene wenda urumva ni marene byabiturutseho, ariko urabona mwese iyo habayeho umwe udaha umwe agaciro nyine y'ibintu cyatumye kibahuza, n'ubundi ntago nyine ntago mwahuza. Ngiye nk'urugero nk'uwanjye, Mana yanjye murabizi ko nanjye naje gukorera ubukwe no muri Kenya. Imana ni uko izicagurira umuntu cyane, umuntu ubona nyine wo kwagira. Ngiye numva ubona ari naravanze kubera ko nta wundi muntu nari nzi hano muri Kenya. Ndangije urumva ngiye nyine uwo nari navuze naranze inyungu uzambera marene nta wundi. Ngiye nyine urumva ngewe nacaguye marene, Imana iravuga ati wapi ngomba kugucagurira marene w'ibihe byose, uzakubera umubyeyi wawe nyawe, akazakubera mukuru wawe, akazakubera umujyanama. Urumva icyo kintu none uko ngo marene wawe ubu nyine ni umujyanama wawe, ni mama wanjye. Banzureke ku mujyanama, ni mama wanjye, ni mukuru wanjye, aho ni umujyanama wanjye, mbese ni byose byanjye. Habuzaho akakaka kumwitanye go ni muto ntago namwita, none ko ruvaye byose kubera ko ngewe urumva marene wanjye nkuko nyine navuze uwo nari narahisemo. Imana iravuga ati wapi, burya Imana izikora ikintu cyose ari umugambi wayo cyane, nuko urumva nawe ngo abazatora nyine ngo babere ubwo nyine n'uwo ngo Imana baraguhitiyemo, abakeneye ubwo nyine ibyagira bishaka nyine ngo muzabisangize ugire imbuto mukuraho. Njya nka marene wanjye hari imbuto nyinshi namukuyeho, nyinshi. Imana impumugisha turamuramukije harya abahehe muri bya bihugu, aba muri Amerika. Noneho njya hari umunsi umwe nigeze gupostinga twaravuganye, noneho ndabane hari undi muntu ugira marene wiwe bashobora kuvugana basi n'iminota 20. Barahari. Ngewe wanjye tuvuga wenda sinshima amasaha tuzatumarana tuvugana, ariko se muri amasaha tuvugana tuzatuvugana uwo munsi narampoze kavuganye amasaha 3 n'indi minota.
Ana akabateye gukomana ubu yini marene wawe ati sha njewe noneho sinazi nta na nimero yiwe ngira ariko maraso amugari ngo nta marene ati ngiye nuko kiba nta na nimero yiwe ngira abo rero ni abantu bagira amarene bifoto urumva agenderaho gutya gusa akavati sha umuntu yaryoshe ifoto ati yunguye umuntu yaryoshe ifoto noneho byagira nko kuri pare wanje bikaba ibindi bintu habe n'ubu ngubu tuvugana mu kanya arimo kunyandikira ambaza amakuru y'abana nibyo nyine nakubwiye twageze ba pare babiri ariko pare wo muri dote tumuheruka wa munsi ariko pare nanone kandi natwe umugwe iwe na marene no pare wa ngewe ni babantu uziko za postinga nagafoto mu bamano ngewe niyo akabari kabirakanye ariko umuntu wa mbere usompereza comment nziza ukuri kw'Imana niwe naramubwiye pare niyo wewe wateye gusa comment nziza niyo abandi bamushimire ari marene nyine marene wanje nyine ndamushimire cyane umwe ajya support sha man ajya share stat ku biganiro bye natwe nuko ajya share stat kandi yaranatubwiye ngo azango nibaza muri Afrika arambwiye ngo azaduha ibiganiro turamwakiriye rwose aho uzaba uri hose tuzabasanga hari story imwe nigeze kumva rero byo tatubwa ba marene umumarene umwe ukabyarawe nyine babitegura ubukwe nyine ubukwe bwabaye umwera musabye ngo ajye kumubera umubyeyi amubere marene nyine aragize shango bigere ku munota wanyu nje nera ngo umuntu yari marene yihinduka umukobwa ngo imyenda ngo ntago ari myiza ngo bazambara ngo reka ngo ntago nakwambara iyi myenda ngo ntago nakwambara iyi myenda ngo nuwambona ngo mpagaze ngo nambaye imyenda ngo iyi ni imyenda hari ubwo ni imyenda wari ugiye abagiye kwiyerekana nibyo nyine twasaba ni wa marene w'ifoto ibaze nawe nk'ejo udere nkura mukobwa turambara gutya akango yango ngiye ntago nakwambara gutya ubu nukuvuga ngo marene uwo nguwo banze imyenda agaciro kiwe kagaruka byose iwe nta uwo myenda y'igaciro njere nuko kwibara niyo ngira ngo nkwira mukobwa ngiye mbwa ati twambare uzambara igitenge mu ntuzi ukenyere nuko Imana ari bukenyere kubera ko nundi tuba tugiye kuzabana ubuzima bwose nyine mu ubuzima bwa buri munsi n'ubuzima bwose noneho ariko hariya mu ntuza ntacyo mba mazemo hariya gusibye gusa kumuhagarara aho ngaho nyuma ko nta niwe babagiye kureba singewe ngiye mba nzi intuza agaciro bya bintu mba nzi ko ngiye kuzamara shama ariko abantu abamarene namwe muza mworoha mucije aruko hariho nk'abantu bamwe rwose azama yumva ni ari marene mbese yira akamyumva ko ibintu byose babiharira umukobwa gute gute nyine nk'ibyo nyine waruzanye by'imyenda uba ugomba kumufasha nyine nk'ubu ariko nanone kandi hakaba n'abandi bakobwa babinuri agira ibanga kuri marene cyane ugasanga ntabokeye marene wiwe akantu kose ugasanga ntabokeye marene wiwe ibikindi we namwasese abo bantu babaho bafunze imitima acika ukavuga ati hano hantu ntago ndagira washaka ibikindi biki hari nk'abantu nyine bajye bagira nyine ukuntu nyine kutari umeze ukuntu bera abantu ntago ari byo ariko uzi umuntu akwisanzwe ukuntu byari byiza nyine uhita wumva nawe wakwate uyu mwana bwose ariko rero abamarene muzamworohera abakobwa namwe bakobwa mujya mugandukira abamarene wanyu je nk'amarene wanje man wasongwa n'imbuto ngo amukuyeho amusoromye ubu noneho nawe ugiye hari imbuto uriya mukobwa agiye kugusoromaho cyane kandi nzazimo reka twemere ko tuwe nk'umucungere gitaho gahita ubona undi muntu aje akubwira wenda kubonye hariya ndashaka kumbera marene wakwemera kubera ko utokwemera ntago uzi impamvu ntakwemera wenda nuko mvuga akagira ngo ni amapeti nihaye ashobora kureba ukuntu nari imeze nari mberewe kandi nari nari mberewe kandi nza mberwa nzabibwe n'abandi ngwiki nza mberwa noneho agahita areba ukuntu nyine meze gutya mbere akaba ati nanjye uriya mumarene agomba kumbera umumarene iwe gusa agahita agendera ariko kuko yakubonye mu bukwe akareba nyine ukuntu nyine nari meze oya tugabana no umuntu ukuzi nyine nawe bisanzwe namwemerera nyine ariko shasi oya ubu byarangiye nzabyara abakobwa babiri ubu mfite abakobwa babiri maze kubyara nzagumane nawe ari abahungu banjye babiri nabyaye mu nda yanjye
ubwo urumva abo bakobwa biri nawe none se ubushatse kuvuga ko kuba mu marene birangiye nyawe sha biragoye gute ufite inshingano nyinshi mwana gute shaba nk'umuntu utaraba marene abantu babaye marene nibo ibino bintu mbavuga nibo babyumva kuruta biza bigora uzi ko hari ikintu kimwe kizagipfa ngo ibi byose ni marene ngo uyu ni marene ngo nta ibintu byaba byapfuye ibintu byaba byapfuye mugari tugende kuri kiriya kintu abantu bagiye bashira amakosa kuri marene na pari ngo ni marene na pari ngo ni marene na pari mwica amasaha ngo ni marene na pari wenda ari nk'ikintu kimwe gishaka kwaca hari ibintu bimwe uvuga ukuvuga ati wenda sinabijyamo ibyo birareba umukobwa cyane none wenda umukobwa nawe byamurengaho bakabaza se kintu cyarangiye ukavuga ati hoye ati se bundi mare ushinzwe ubushinzwe nyine ibintu byose uzakabona n'utari ngombwa kugira ngo byinshi mu bukwe iyo habaye nk'akantu wenda nk'umugeni akoze ikintu nka marene karangara usanga abantu mu rusengero bose ngo marene mu bukwe bose bare ngo marene ngo ejo sizo ukuntu arangaye umukobwa yari yambaye agakweto karekare bari bamaze kubasengera bakiri mu rusengero inkweto ifatwa mu gatimba agataro kinjiramo kabisa none umukobwa kujya guhindukira neza birananiranye cyane ari narushye urumva kurara amajoro ibiki ngiye mu cyumweru cyose yagishiza twaturara amajoro hariho ibintu bimwe bitaratunganya umugabo umwe amaturuka iyo ngiye ati wowe urumva ni nkaho nari nigiye kandi none wabonye ako gakweto nyine kamugiye none ugankurira igikanjumu umukobwa nawe mbona ati hasi niho hagize ikibazo si ukuntu byari ndunamye yewe akagongo kare kahagereye ariko nukuri biragoye ahantu mbwira babaye bamarene nibo babizi ariko ahandi ni byiza uhita uvuga ati Imana ishimwe ko ariho abantu bakingirira icyizere urumva njye buri muntu ungirira icyizere muha agaciro kandi mpita numva ndushijeho kumukunda uzi kubaho utagira umuntu ukugirira icyizere ni ukuri wenda umuntu ashaka kumva wenda mpamvu ko kikagira wenda ngo ni imibanire hari ijambo nshatse kukubwiraho nanjye sibyo nubwo bava ngo kubaho utakugirira icyizere akantu tugiye gusorezaho aho bavuga ngo marene ubwo nituvuga marene turajya no kuri side ya pare aho bavuga ngo marene bisaba ubushobozi yego ico kintu ugasanga umuntu wenda numwizerwa ibiki nibiki ngo yashanga numva ngo kanaka yambere mwize ngo yambere marene ngo nguriya ngo nta kintu ngo wamukuraho ibyo bintu kubera ngo tubivuge ko nabyo ngo nguriya marene ngo ni nyangamo ngo ariko nguriya ngo yo gukonsoma oya reka aho ngaho ibyo bintu bibaho n'ubushobozi nabwo byo hari uburyo bwovamo gute nabyo byajyana gute kubera ko urabona hariya ariko kandi bitavuze ko hari n'umuntu ushobora kuba ari imfura ariki adafite ubushobozi icyo nicyo cyakubuza kugira ariko abigenderaho hariho nyine ababigenderaho kubera ko uvuga nk'igihe kimwe sharika kuvuga ngo wama waka umuntu guhera hasi kugera hejuru ikintu nabyo biba bikoze iki biba bitese tuvuge nda nk'umugeni afite nda nk'umugabo utishoboye niba navuga ngo kutishobora nyine wenda adafite ubushobozi bihambaye bikazajya hari ubwo marene ashaka kukubwira akambanza mvuge kuri abantu baba bafite ubushobozi hari ubwo ushaka gufata marene akaba yakubwiye ati ngiyewe nzikoreshereza inzara nikoreshereze mu mutwe nurangiza ungurire ibitambaro ngiye nzabyisoneshereza cyangwa se ari ugukodesha niba ari ugukodesha akayavuga ati nenda nimba ikanzu tuyikodesha 40 ngiyewe nzaguha 20 nawe mukobwa ntangire 20 urumva aho ngaho bitabyohereza umukobwa sibyo n'ubushobozi ngiye ubushobozi simbuhakana pe nabwo baba bukeneye kuba marene aho ugasanga tugenda kuri ba marene nabo bataba bafite ubushobozi hariho n'ukundi kuntu umukobwa azakubwira nyine ngo umujyane kugura ibintu ukareba wenda tuvuge nk'urugero muguze wenda nk'ibintu byinshi ubona bitajya muri zino modoka zacu nyine zitwara abagenzi bisaba kwenda mukodesha imodoka yitwara wenda nyamukobwa akabasema nawe wenda isigaranye nk'itike yanga ariko marene agahita avuga n'ubundi urumva marene gaba ari umubyeyi wawe marene agahita akubwira reka dufate imodoka njye ndayishyura nta kibazo mugahita mugenda aho niho ushatse kuvugira ko biba byiza kuba biba byiza hakaba noneho abandi ba marene nabo kandi bataba bafite ubushobozi umugeni agahera guhera kurwara kugeza hejuru akagura itisi akasonesha kandi hari ubwo zamwikuta guke neza kugura ibitambaro byonyine
nk'ibyo ukamusanga bikuze mu 6,000 ariko njyewe ibyo ngibyo ntabwo nubigaya kuko twabitanga tubivuga Marina ari kurebera umuntu indangagaciro zimurimo sinahora umuntu ngo nta bushobozi afite mu gihe ndeba agiye wenda mu gihe afite ubwo bushobozi kandi nshaka umuntu tugiye gutangira muri no rugendo ugiye kumbera umubyeyi icyo kintu ntabwo ari ikintu ugomba kugenderaho icyo ni ikintu ugomba kugendera tubwira n'abakobwa cyangwa abahungu bajya gutangira muri uyu mushinga ikintu cya mbere Marina ni iki reba umuntu uzawugisha inama reba umuntu uzumva ushatse wenda kubwira ikintu kuva wa muntu muzasangira inkuru yawe shano rero byose biba bikenewe kandi biba bikenananye pe ubundi hari ubwo ushaka kuba utaratwerereye wa mukobwa mu bukwe ugahita umuga ati njyewe sinzagutwerera ariko hari ibyo nzifashamo ariko njyewe ni ukuri buno bukwe bwagenze neza ntabwo twananiranywe n'umukobwa nta kintu na kimwe twananiranyweho twaza twumvikana disi akampamagara akambwira ati Marene ngino tujyane umfashe gucagura utuntu shanka nyine nkagenda naba ntabonye umwanya nkamuha wenda twararanye gahunda nkane munsi nta gahunda nta mwanya mfite shanti twigeze tugorana je nta abakobwa banjye ntituzatugorana shimira n'umukobwa wanjye Ifra Chantal Imana ikomeze kurinde disi nawe ndamukunda uzamuhuze na murumuna wiwe shanzabaho nagira muri Australia kubera ko n'uwo mukobwa nawe wejo bundi wejo no munya Australia nawe za muri Australia akandi no muri Australia gusa Australia bafite net wawe sinzi impamvu nzabahuza Imana nidufasha ntawe ujya umenya ari gihe twazagira tukazajya duhora nyine twese ariko ni ukuri Imana kuba Marene mw'abantu uzujya kuba Marene wabitekereje nawe mukobwa uzufata umuntu wabanje kumutekerezaho wabanje ugafata wenda tisi umuntu umufashe Marene n'uyu nguyu nyine ukaba ntimukabone ko Marene ari uwifoto gusa Marene si uwifoto Marene ni umuntu w'ibihe byose ngenza ndeba nk'uyu wanjye Mana we Imana ijye guhereza umugisha Marene na famille yawe wese ndabakunda reka dushimira abantu bakomeje kudukurikira Imana mwishuraho umugisha wowe utarakora subscribe dukandere wa muntu nta bintu byinshi bigoye udukorere like udukorere share dushimire n'abantu nabyo igiteranije amashimwe bantu badahwema guca ibiganiro byacu kuri status zabo reka shimira undi umuntu reka shimira umuntu nubwo wanze kugira uzanga ko mvuga umuntu reka mvuge mushimire umuntu yego niba bita yitwa ngo niba ari Nyandora Alliance uzureba ndamuzi ngiye turaziranye muraziranye ejo bundi twari turi Nohe Bea ndaza kukubwira inyuma ya kamera mama Imana niwe muntu wa mbere uzamushikire nawe agira cano iyihe ndaza kuyikubwira wazaje tukazakorana umunsi tukaganira cano yiwe iwe no muririmbyi none njese umva Nyando uzaze umva bikira tuzaze tuzaririmba azaririmba nase akaba atarampaye link yiwe ngo nzakore sub niwe muntu wa mbere ujye utera comment kandi umva natwe turagukunda Yesu we turagukunda wowe uzashake tuzakorane kuririmba gusa uzamamaga uzandepe nyine tuzarepete kubera ko kumenya indirimbo si cyane nyine ukuri ko Imana no muntu mushyiwanjye cyane no hehe turaziranye shabe uzampuze nawe nukuri nge nzaguhereza indirimbo uyu wacu wazatinya kuririmba hari ahantu naririnze kakaririmbo twaririmbanye na Eva Kamikaze waza ukuntu wazamuserereza inyuma ya kamera ndabikunda ariko nzabigira turahaye uwo munsi hari umunsi wadutegura amashimwe y'aba bantu Imana mwije